ngire ngo mama urwa Gasabo wamamaje ikinyamakuru yitwa Scovia ntacyo Scovia Mutesi uwo ndumva inkuru narayikoze umubyeyi wacu narayikoze oya wicinye inkoro Bob turamwemera ariko aremewe arabizi naramusengeye arabizi ko namuhanuriye kuri nimero ye ya 09 ubwo ndekeyeho urumva uyu mwanya wicayemo hari ikimana yavuganye nawe yibuke uretse n'uyu mwanya no mu nteko ishinga amategeko reka mbihanure hano oya uretse gato no mu nteko ishinga amategeko uyu mubyeyi azicaramo bihanuriye hano kandi mu nteko nshinga amategeko mu nteko ishinga amategeko nashaka abafite amashuri 3 ya primaire twiteguremo Scovia Mutesi dore mbivugiye azicaramo dore jo bundi naje ahanga ni yamabantu kubika abantu bapfuye batitasti niba ari tisi arapfuye ndabwira ukuri kw'Imana ntaho ajya hari yari muri kaminuza nabonye bari kujyanayo ubu za gitari na senti n'ibiki niyo hari kubera amateraniro ibyo nta kintu bimbwiye ariko kandi mu biyoborwemo n'umwuka bibayoboremo anyura igonde twikomereza umwuka bibayoboremo twigarukira so ibi bintu rero bishatse kuvuga iki Satani ahiga urubyiruko kuko azi ko ariho imbaraga zamurangiza ziri agahita ashiramo rero imitima yo kuzikoresha Imana nayo igakenera urubyiruko reka mbabwire akamaro k'urubyiruko yego barababwira ngo ni imbaraga z'igihugu ariko ntago bihagije umwanzi ushaka gutera igihugu yego azashaka urubyiruko true sibyo yes hanyuma igihugu gishaka kurwanya umwanzi koresha urubyiruko kigomba kuba gifite urubyiruko rero ndasaba guverinoma y'u Rwanda cyangwa leta y'u Rwanda gushira imbaraga n'ijisho rikomeye ku rubyiruko Minister ubifite mu nshingano byuka kanguka bamwita utuma twishima ntabwo mbizi nge Minister utuma twishima utuma duseka urubyiruko rukisanga iryo zina rye haguruka urebe murikamo fata itoroshe ibintu byamaze gufata urundi rwego urumva yego sura amageragere nka Minister w'urubyiruko urebe urubyiruko ruri yuko rungana sura wawa sura amaposte ya amapirizo amagororero matoya urebe n'urubyiruko yego hari cyo vitamine zifunze kubera iki buntu bw'uburara bwirirwa bunywa amakoro n'ibiki hanyuma tugaruke mu cyo bita uburezi nyirizina abarimu urumva yego mbibiri banga umwana w'umuhungu uri muri kaminuza 70% abona amakuru abona amanota yakoreye yego ariko biragoye ko umwana w'umukobwa avunwa n'ikizamini habikize muri kaminuza just habiki ubwo mbivuze gutyo abahanga babyishakira none se yatakoze ikizamini abona amanota kandi professeur we afite uburenganzira bwo kumuha amanota bitabanje kumwahagiza ngo bimutwara umwanya mu Rwanda bibamo se ntago wabimenya nyine kuko nge simbayo ni umwuka w'Imana ubikubwiye se ariko urashaka iki mugabo umva ikinyarwanda nkoreshe ni urugero cyangwa watangaga ni urugero ukanyiza ngo urabihamye oya ntago mbihamye ni igitekerezo n'urugero murakoze biragoye ko ikizamini ku mwana w'umukobwa uri kurangiza kaminuza yego cyamutesha umutwe nk'umwana w'umuhungu biragoye abahungu twararushye injira hano mu nani muri secondaire yego biragoye apfa gushinga amabere akaba afite igikuriro biragoye ko diplome yamutesha umutwe yego rero niyo mpamvu ministeri bifite mu nshingano ikwiye kubihagurukira ikabyinjiramo hakabaho ubukangurambaga yego urumva yego abanyamadini nibashira inda nini hasi yewe bahugura urubyiruko aho have
aho have ukomerutse kubona biterane bamwe muri bikere n'andi muri Mwunara Arena kigenderewemo ari uko twikomereza yewe by'amadini ho none nibishareka ntago turi butinde cyane uyu munsi twigarukire kuri uyu mukobwa Sharon cyangwa Jackie nkomagaye nk'umuntu w'umugabo wabyaye ufite abana kwihandagaza akajya kuri social media umwana nkuri ngo umugabo mugenzi wacu atobanga ibiryo ubwo mibuza mu kinyabupfura mbo utarajya kure bobo karame ari abagabo ubona nyine ukabona mu ipantaro n'abagabo hari n'abagore baba bari mu nguti ariko ari nk'abagabo yego yewe namenye ko hari umugore w'intwari ubaho nza no kumenya ko hari abagabo b'ibigwari babaho yego nza no kumenya ko hari n'abagabo b'intwari babaho yes yes ureke twongere twasuze mwese bwe mudukurikiye tutangiye ikiganiro twisekera wongeye guhura n'umugabo w'Imana nibishaka we wakoze subscribe rero habwa umugisha naho utarayikora ndagira ngo uyikandeho nta kundero ni Bobo ndabakunda cyane wowe uri mu gitondo cyiza uri nimugoroba ugira umugwa mwiza naho utameze neza humura ni kwisi imeze ni kwibihe bimeze ariko Imana igufitiye ibyiza mu biganza byayo rero ntago ndi ngenyine ndi kumwe n'umuhanuzi umukozi w'Imana nibishaka umuyobozi mukuru w'Iriba ry'Abera TV Zichayimana aribwo ni CEO akazi kawe ntago mbizi toje turakwakiriye Imana ishimwe turabakumbuye turanabakunda by the way yego ya hanumva urumva nirinze kuvuga cano nabyirinze gusa turi kumwe n'Iriba ry'Abera Naisimbi Online TV yes yego ubwo izindi baragenda babibonaho ariko impamvu tuvuze Iriba rya Naisimbi yuko nyine twakoze urugendo tukajya gusura Iriba ry'Abera ku Iriba ry'Abera bameze neza twasima Ruhanga anti tukabasemererwa Munonga mwebare kuyija turashima Imana mwakoze mwebare kwija yego cyo nacyumvaga ariko ibindi ngo nimba nakukinana ni turabishimiye twabashemererwa Munonga turabishimiye cyane ubwo tukagamba Runyankore tukayikiriza abakiga mwena abanyankore turabasubije cyane abiya muri Kongo turasubize dute habari ya asubuhi arokota kanase atomberi koro zara nanga sorora byenselo Tanzania turasubize dute habari ya asubuhi tunabasalimia wale wa Kilimanjaro wale wa Dar es Salaam okay Barundi ego turabaramukije none turabagundiriye none ko muri ngaha camuza gakeya ngaho reka twisuriza abongereza ikomereze abakoresha icyongereza n'igifaransa abo barabizi bonjour comment ça va bien good morning how are you okay yes nuko dutangiye abibwira hari ko tuvuga zazo mene gusa iyo turi muri Yesu bura hari n'ibindi biza tutabisabye cyo ni cy'abantu baba bagomba kumenya wenda okay bashobora kuvuga bati uyu mutipe ni n'umwiyemezi ese ni ntiyemera n'indi uzanyemera ntawe ndi ugomba kwiyemera abandi bakaza nyuma muri tayari
turi tayari. Sawa, tokenderi boso. Okay, sasa rero. Bintu imihanda twe tukunokoresha imihanda tukubonera imiranyerera. Cyo ni bisanzwe bashinga amano. Niba imihanda yanyereye bashinga amano. Yes. Hari inkuru imaze iminsi itrendinga cyane kandi wigeze no kuyivugaho ku mukobwa w'umunyarwandakazi Sharon wamenyekanye nka Jackie. Uziko imfura yanjye yitwa Sharon. Yitwa Sharon. Imfura ya se wihogora Sharon. Okay, sawa. Umuntu wese arivukira. Ubu uyu mwanya wabakurikiye amakuru ko yaba yatawe muri yombi. Uko ni ukuri. Ariko tugiye kuganira muri kote wenda yiyobokamana. Nk'iyo mubonye urubyiruko cyangwa se abanyarwandakazi bifata nka Sharon cyangwa se Jackie, nk'abakozi b'Imana muri gukora icyubu. Hari ibintu biba bireba abakozi b'Imana, hari n'ibindi biba bireba inzego zibishinzwe. Urugero niba wenda nk'urubyiruko rw'itorero, yego, rugomba kurebwa n'abashumba b'itorero. Ufite ikibazo, nta mpuguro zikibaho. Nta mpuguro zikibaho. Wenda nk'ibi bya Jackie n'abandi bameze nkawe, ndumva ngire ngo minisiteri bifite mu nshingano, minisiteri y'urubyiruko, umuco na siporo, ikwiriye kubyinjiramo ikabireba. Icyo rero ntabwo ndumva kitareba abakozi b'Imana. None se mushinzwe kureba abari mu rusengero gusa cyangwa hari icyo munakora ku bantu bagira mu bijyanye n'uburyo bw'umwuka? Twebwe mwaturuga mu buryo bw'umwuka. Yes, niyo mpamvu nyine kuko umve politiki. Umva n'impamvu nifuje kukushaka cyane. Uri mu bantu wigiye mu minsi ishize yigeze guhanura ko mu Rwanda, mu kirere cy'u Rwanda nta mwuka w'Imana ukirimo. Narabivuze nyine wese ndabihakana. Ndavuga ni rero bamugani uyu mugabo wavuze ibi bintu twari dutangiye kubona abagabo twitwa imbwa ngo tunatobanga ibiryo ku karubanda. Ese nyuma yo kubona ko nta mwuka w'Imana mu kirere cy'u Rwanda nta mwuka w'Imana urimo, ukarekana ngiye nkubaze wowe tureke en general, uri gukora iki mu bijyanye n'amasengesho mu buryo bw'umwuka? Abafundi wenda baraza guhita banyumva vuba vuba. Nanjye ndakumva uko ndi. Buriya bazi ikintu, iyo ibuye ryatuze ikamba bazi icyo bakora. Yego. Ibuye iyo ryatuze ikamba bigasunika nivo ekeri ntijyemo neza, abafundi bazi icyo bakora. Iyi minsi yaje gukora neza ikintu biti icyubakwa. Hari kuringanizwa. Ego ko ubu rukamba rugomba kujyamo neza, itemasi kazi kabiringaniza ibibi. Hari ibikuta usanga bibyimbye, biba bigomba guhura n'urubaho bita itemasi. Yes. Ku buryo ubona igishahuro kiringaniye neza. Barabakavuta neza, bakavuta igipande kikakuba, ngo bakagihisha. Niko gahunda zimeze. So rero kuvuga ngo ni ari cyo mutabona se? Hari none se nkawe wabyeretswe ko mu rw'umuyukere cy'u Rwanda nta Mana ikiri, uri kubona ni iki muri gukora nyine nk'abantu mukibona k'iyo Mana itakiri muri iki kirere hakorwi? Iki kiganiro ntago kigeze kivugwaho rumwe. Ndibuka ko hari abahise batera kamera, harimo Iyobokamana TV bimusesengura Joel, ndabyibuka. Ariko reka mbabwire, by the way ntago twatanye, ntago twagarutse mu matiku tuganira, turimo turaganira umumure rwose. So ni ukuvuga iki rero, hari umuntu umwe uri mu bantu, yego, uri mu mwuka w'Imana, yego, gira ngo vi ndakumva cyane, yego, ndakumva. Ariko Bibiliya avuga ngo umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Rero ikiganiro nakoze kiravuga ngo mbese iyo murebye mubona iki kirere, so tandukanya mu bantu, yego, ikirere, yego, sibyo? ndakumva.
iki kirere cy'u Rwanda murabona kikigendagendwamo ni n'umwuka w'Imana, kuko nimufungura amaso mukareba uzuyemo ibizira byinshi. ariko se utararengaho ubundi ikirere gihumana kubera umwuka w'ikirere cyangwa gihumana kubera abatuye muri iyo si? So ibintu ni bibiri. Itararema umuntu si yari iriho, buretse itararema umuntu ngo ireme isi n'ijuru. yego yabaga he? inye Imana. ese ndi bahano naye ndakubajije yabaga he nyine? ubwami bwayo nyine mu ijuru. umva kandi itararema ijuru n'isi yabaga he? yahozeho ni mu buhanga bwayo. yawimbeshya. jya wumva neza Bobo. neze kandi abarokore bo muri iyi minsi yoroje kumbaza Imana yabaga ntarabanaga nayo. dore ikibazo gihari. ikintu rero ngiye nkundira padiri n'amayobera wahita gukoma akakubwira ati niyobera itagatifu ry'ukwemera. umukristo nawe akakubwira ati hahirwa uw'ibyanjye bitazaza. nuko aho iki mudashaka kumva aho yari iri ntiyatureyo. voilà ntabyo tuzi. so hari ibintu bibiri rero. hari umwuka w'Imana mu muntu, yego ndakumva, ariko hari n'umwuka w'Imana mu kirere cy'isi cyangwa cy'igihugu runaka. yego urugero nk'igihugu cya Uganda kigoswe n'umwuka wo kubandwa no guterekera. sibyo? yego bafite ibyo bahingiraho, bafite ibyo batwariraho imodoka. urugero nk'imodoka yagonze umuntu, iyo bagiye gushyingura umuntu wishwe n'imodoka biba ngombwa ko bafata amagi 4 bakayatega ya modoka yishe umuntu. imodoka ikabanza ikayakandagira ikayamena. urumva? bisobanura se iki? ibyo se wamenya ni ibiki? iyo ni imitsindo y'iwabo. uwo ni umwuka w'ubupfumu, yego ni umwuka w'ubukonikoni uri muri kiriya gihugu. kabiri tujya muri Nigeria 88% niwo mwuka bagira. yego sibyo? yego Tanzania niwo mwuka bifitiye. yego sibyo? yego hani wacu ni umwuka w'amatiku. akaza ubwo abanyarwanda udindiye abanyamatiku. reka mbabwize ukuri, reka mbabwize ukuri. sibyo? hawe mpanganye nawe wumvise ari izina ry'umuntu runaka. nawe dukunda amatiku. abanyarwanda twikundira ikintu cyiswe amatiku. Popo mubonanye na Marita. Marita ejo bundi yari kumwe na Gasipari. Gasipari yari kumwe na Mukarusiba. Nibyo. yego n'uwendeye nyine kuzimu turara tumumenye. turabimenye. sibyo? yego twigarukire rero. ni ukuvuga ikirere Bobo. ikirere cy'u Rwanda. yego abanyarwanda munyihanganire munyumve neza ndanabinginze. yego ntabwo nasaze ndi muzima pe. yego wenda ujya no kwandika hari ikintu ngiye nkundira umuntu wandika. iyo umuntu yanditse yatangiye ikiganiro burya uramumenye. ariko n'uwanditse akigitangira akagisoza nabwo uramumenye. reka mbabwire iki kirere so ni ukuvuga iki? ni ukuvuga ngo iki kirere cy'u Rwanda, wenda ubwo mboneyeho no gusobanura impamvu natanze iriya message. yego kuko byakonvizinze abantu benshi cyane. uyu mwanya uze kureba, urumva? akumva 30% abantu bakoze divorce gatanya iri muri gospel mu kirokore. yego sibyo? uko ni ukuri kuzuye. yego noneho uyu mwanya byarazamutse, wenda jewe ntago mba muri ziriya contest ariko ni ingaruka hano. byarazamutse bigeze muri 50%. yego kubera iki? harimo uriya mugore si uwawe, uriya mugabo si uwawe, Imana ikuzaniye undi. abanyarwanda bibuka icyanditswe inyigisho yadutse ivuga ngo Imana iguhaye amahirwe ya kangahe? ya kabiri. aka kantu ni mukibutsera cyane. izanya amahirwe ya kabiri. ngo ikuriraho ibya mbere gukomeza ibya kangahe? ibya kabiri. ngira ngo ayo magambo arananditse ariko sinjya mbyitaho. bundi bintu bundi hari isomo umuntu akuzanira kuko agamije gusenya. hari n'isomo umuntu ashaka kuko ashaka kubaka. rero amasomo ni menshi. Bibiliya rero naje gusanga umuntu wese ayikoresha uko yumva ashaka bitewe n'inyungu ze afite. uko ni ukuri kuzuye. so iki kirere cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'2000
ubwo ndaheraho namenyeye ubwenge mu gakiza niho nshaka kwinjira yego kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 2002 2003 tuzamuke rero twinjire kuva mu mwaka w'igihumbi 1993 yego kuzamuka kugera muri 2000 ni ukuri kose nta muntu utaratinyaga Imana yego nta muntu utarubahaga amasengero yego icyo gihe umukozi w'Imana waramubonaga nkanjye urugero nakuze nzi ko nta muhanuzi usambana nakuze nzi ko nta mupasiteri wanywa inzoga nakuze nzi ko nta mwaposo wafungwa nakuze nzi ko nta mukristo wakora icyaha nuko narezwe jewe muri Sunday school mu itorero ADP yego icyo gihe urumva ADP yari ikiriho akana abantu baze yari ikiriho ubu ntayo oya kijyada peri yari ikiriho tandukanya uyu munsi dufite ijambo rivuga ngo kuboneza urubyaro yego ariko mbere byitwaga kujya muri onapo yego kumanipo nyine gusoza yego ndibuka ko hari icyapa cyabaga ku muhanda umugabo umugore yashoreye yafashe umugabo mu ishingu icyo cyapa ndakibuka yego hanyuma cyabaga idarapo rya kera hanyuma umwana afasha ha mugore atwite abana basunika se ngo hoje tugende tuganeho na icyo cyapa nizereka abantu bakiwe genda kiba urumva neza uyu munsi byarahindutse byitwa kuboneza iki urubyaro uyu munsi rero muri ADPR mwihangane byitwa kuboneza agakiza baboneje agakiza ubu ni ukuboneza agakiza twigarukire rero umwuka w'Imana kiri muri iki kirere yego imvura yagwiraga igihe abantu baraza kunyumva umwero w'ubutaka ukerera igihe sibyo yego umuntu yatinyaga gutora ikizira akagikubita mugenzi we mu maso yego urumva mu yandi magambo hari deconnection hari connection z'uburyo bubiri umwuka w'Imana mu kirere cy'igihugu n'umwuka w'Imana mu muntu yego iyo ibi bintu byahuraga nibwo wajyaga kumva yego umuntu ari mu nzira ari kugenda aririmba sibyo yego bivuze ngo icyo kirere cyamaze gusakarwa n'umwuka w'Imana ni naho rimwe na rimwe umusinzi umucuruzi w'ingutiya yego umurokore barahuraga ukabona bose inzozi umurokore yarose nizo n'uwaraye afashe agacupa yageze gute yarose yego ubwo nizere ko icyo cyumvikana so rero kumbaza ngo genda kumva cyane iyo mubona urubyiruko ibiki n'ibiki bikimeze gutya ndabivuga mu buryo butatu yego abanyarwanda base kwihangana banyumve kandi mu by'ukuri mboneraho gushimira Rwanda Investigation Lib yego iyo baje bakagostinga bakaguha owning burya ntabwo iki kintu naragikunze cyane cyo guha umuntu last owning kubanza kumuburira yego kuri naragikunze pe noneho hari ibintu bitatu wenda ntibumve ko nijanditse muri politiki yego sibyo yego nta nubwo binandera yego ariko hari uburangare hari icyuho muri Minisiteri y'Urubyiruko umuco na siporo urumva neza yego iki ndakivuga nk'urubyiruko kuko ntabwo ndarenza imyaka y'urubyiruko harimo uburangare harimo icyuho iki kintu ninyivuga ntabwo ngamije gusebya urwo rwego nta nubwo ngamije gutungamo urutoki ngo nyabona bya bindi yego none ni igitekerezo cyanjye nk'umunyarwanda nk'uko ubibona nk'uko mbibona yego so rero muri Minisiteri y'Urubyiruko harimo icyuho yego gikomeye ndetse urubyiruko harimo freedom irengeje uburenganzira bw'urubyiruko mbese harimo ubwigenge burengeje yego burengeje urugero sibyo yego nta dodani irimo nta limite bifite yego urumva icyo ni kimwe icya kabiri ikindi cyuho cya kabiri kiri mu madini yego amadini n'amatorero yataye inshingano zo guhugura urubyiruko rw'amadini deni mu madini naho hamaze kubamwo ibindi byigenge yego so wareba muri sekira wagaruka muri gospel wabihuza mwe
nta difference n'iyi nimwe irimo, ugasanga byose birahura. Urumva wakata rero waza nanone muri rwa rubyiruko ugasanga hari urubyiruko rwataye ababyeyi ufata initiative yo kwigira, kwimenya, kwigenga. Ndemera 100% ko hari urubyiruko rwananiye ababyeyi, yaba mu buryo bw'itorero cyangwa se no mu buryo bw'igihugu runaka. Sibyo? Ari nayo mpamvu ariko bapima bakabasangamwo ibiyobyabwenge. Ariko uru rutoki 70% ndarutunga muri Minisiteri y'Urubyiruko. Harimo icyuho gikomeye kurusha idini. Urumva? Icya kabiri, aka kanya Minisiteri y'Urubyiruko ibifite mu nshingano ikoresheje conference. Ubwo uratuma kuri utuma twishima. Yes. Ikoresheje conference y'urubyiruko, wenda ikabera muri Stade Amahoro cyangwa muri Convention Center, hanyuma abanyamadini bagakora icyo bita publicité kubishishikariza urwo rubyiruko, amahugurwa areba urubyiruko rw'u Rwanda, imbaraga z'igihugu. Sibyo? Byibura iyi conference ikajya iba 3 mu mwaka byonyine. Ibi bintu birahagije. Ese ubwo bakwibanda mu rubyiruko cyane cyangwa ubwo bakwibanda mu influencer tubona no kuri izi social media? Noneho nyine ni reka duheraho mu babifite mu nshingano. None icyo niba kirangiye, reka twambuke noneho tuze muri social media. Urumva? Ndakumva cyane. Yes, aka kantu RIB yazanye Karasti owning. Noneho nazo ntabwo zari zikenewe cyane. Kubera iki? Umuntu yarakwiriye kumenya niba agiye gukora inkuru. Byibura bikamufata igihe kingana n'iminsi 2 akabanza agatekereza ku nkuru agiye gukora. Urumva? Ntekereza ko aka kanya ntunguje mikoro uti inkuru imitego nagwamo ntago nayibara. Ariko mu gihe naba maze iminsi 2-3 uyitegura biragoye ko iyo nkuru yabonekamo imitego myinshi. Simakana ko hatabonekamo ijambo ribi, birashoboka, ariko ntabwo yabonekamo cyane nko. Urumva ahantu icyuho kinini kiri. Ndakumva cyane. Noneho uyu munsi abashumba b'amadini n'amatorero barareba inyungu z'amaturo, ntabwo bashaka kwita ku mukumbi Imana yabahamagariye. Ndemera ko hari abadahugurika yaba mu mande zose. Hari abana bananiye itorero cyane, ariko nanone babandi bagishoboye kumva. Ndondarahira isumba byose. Uyu ni umwaka wa 16 ntangiye, simperuka kumva amasengesho y'urubyiruko arakorwa wenda kuri iyi midugudu. Noneho nabo kajya kubona ukabona korari raje irabirukanye ngo isaha ya repetition yageze. Wajya kubona ukabona ngo inama ngo y'abadiyakoni ngiteyemo. Then byari vangavanze bihinduka ibindi bintu. No mpamvu rero muri kubona uburere, discipline, gutinya ntago bigikonda. Nta burere mboneza bupfura bukiri mu rubyiruko. None se umwana arageze mu myaka 15 akaba yavuye Nyamasheke cyangwa se Karongi akabaje umurwa kwirwana akajya mu kageto. Oya, ugiye kure cyane. Jya muri telefone. Narambitse telefone hasi. Mungu wanjye barayiteruye. Myaka ingahe? 6. Noneho ndarongera ndatse. Muramo password. Ngo Sharo ngo ngwino urebe ngo password ya papa nayibonye. Urumva? Abantu bajye ku ma TikTok barebe harubyiruko tuhafite. Nutwerekanya. We abantu bajyeho barebe kuri TikTok harubyiruko tuhafite. Yes. Bajye kuri Facebook harubyiruko ruhari. Baze kuri izi mbuga nkoranyambaga nta kintu dufite. Urumva? Ibi rero Minisiteri y'itangazamakuru baho. Hari ikigo cyigenga RMC. Ikigo cy'itangazamakuru. Wagarukiye aho. Buretse bagira ngo badushumurize. Niki se? Baduteza nyabo. Niba bakora iki? Cyari gikwiriye. Wasanga ari keza ugiye kudusabira.
urumva yego cyari gikwiriye kubyinjiramo. aho yase kandi none reka njyewe n'ubundi ndabizi ko mu bintu nzira n'undi biri mu nshingano byayo. ngire ngo mama urwa Gasabo wamamaje ikinyamakuru yitwa Scovia. ntacyo Scovia Mutesi uwo ndumva inkuru narayikoze umubyeyi wacu narayikoze. oya wicinye inkoro Bob. turamwemera ariko aremewe, arabizi naramusengeye, arabizi ko namuhanuriye kuri nimero ye ya 09 ubwo ndekeyeho. urumva uyu mwanya wicayemo hari icyo Imana yavuganye nawe. yibuke uretse n'uyu mwanya no mu nteko ishinga amategeko, reka mbihanure hano. oya uretse gato no mu nteko ishinga amategeko uyu mubyeyi azicaramo. mbihanuriye hano kandi mu nteko nshinga amategeko, mu nteko ishinga amategeko nashaka abafite amashuri 3 ya primaire twiteguremo Scovia Mutesi. dore mbivugiye azicaramo. dore ejo bundi naje ahangaha niyama abantu kubika abantu bapfuye bati tasiti niba ari tisiye arapfuye. ndabwira ukuri kw'Imana ntaho ajya. hari ari muri kaminuza nabonye bari kujyanayo ubu za gitari na senti n'ibiki niyo hari kubera amateraniro. ibyo nta kintu bimbwiye, ariko kandi mu biyoborwemo n'umwuka bibayoboremo. hanyura igonde twikomereza umwuka bibayoboremo twigarukira. so ibi bintu rero bishatse kuvuga iki? Satani ahiga urubyiruko kuko azi ko ariho imbaraga zamurangiza ziri, agahita ashiramo rero imitima yo kuzikoresha. Imana nayo igakenera urubyiruko. reka mbabwire rero akamaro k'urubyiruko. barababwira ngo ni imbaraga z'igihugu, ariko ntabwo bihagije. umwanzi ushaka gutera igihugu aza ashaka urubyiruko. sibyo? hanyuma igihugu gishaka kurwanya umwanzi kigomba kuba gifite urubyiruko. rero ndasaba guverinoma y'u Rwanda cyangwa leta y'u Rwanda gushira imbaraga n'ijisho rikomeye ku rubyiruko. minisita ubifite mu nshingano, byuka kanguka. bamwita utuma twishima. ntabwo mbizi nge minisita utuma twishima, utuma duseka, urubyiruko rukisanga. niryo zina rye. haguruka urebe, murikamo, fata itoroshe. ibintu byamaze gufata urundi rwego. urumva? yego. sura amageragere nka minisita w'urubyiruko, urebe urubyiruko ruri uko rungana. sura wawa, sura amaposite ya amapirizo, amagororero matoya, urebe n'urubyiruko. yego. hari icyo bita mineri zifunze kubera iki? ubuntu bw'uburara bwirirwa bunywa amakoro n'ibiki. hanyuma tugaruke mu cyo bita uburezi nyirizina, abarimu. urumva? yego. mbibiri banga umwana w'umuhungu uri muri kaminuza 70% abona amakuru, abona amanota yakoreye. yego. ariko biragoye ko umwana w'umukobwa avunwa n'ikizamini. habikize muri kaminuza just habiki. ubwo mbivuze gutyo abahanga babyishakira. none se yatakoze ikizamini abona amanota kandi profeseri we afite uburenganzira bwo kumuha amanota bitabanje kumwahagiza ngo bimutware umwanya. mu Rwanda bibamo se? ntago wabimenya nyine kuko nge simbayo. ni umwuka w'Imana ubikubwiye se? ariko urashaka iki mugabo? umva ikinyarwanda nkoresheje. ni urugero cyangwa watangaga? ni urugero. ukanyiza ngo urabihamye. oya ntago mbihamye. ni igitekerezo n'urugero. murakoze. biragoye ko ikizamini ku mwana w'umukobwa uri kurangiza kaminuza yego cyamutesha umutwe nk'umwana w'umuhungu. biragoye. abahungu twararushye. injira hano mu nani muri segonderi. yego. biragoye. apfa gushinga amabere akaba afite igikuriro. biragoye ko diplome yamutesha umutwe. yego. rero niyo mpamvu minisiteri bifite mu nshingano ikwiye kubihagurukira ikabyinjiramo, hakabaho ubukangurambaga. yego. urumva? yego.
abanyamadini nibashira inda nini hasi yewe bahugura urubyiruko aho have ukomerutse kubona biterane bamwe muri bikere n'andi muri Mwunara Arena kigenderewemo ari uko twikomereza yewe by'amadini ho none nibishareka ntago turi butinde cyane uyu munsi twigarukire kuri uyu mukobwa Sharon cyangwa Jackie nkomagaye nk'umuntu w'umugabo wabyaye ufite abana kwihandagaza akajya kuri social media umwana nkuri ngo umugabo mugenzi wacu atobanga ibiryo ubwo bibuza mu kinyabupfura mbo utarajya kure bobo karame ari abagabo ubona nyine ukabona mu ipantaro n'abagabo hari n'abagore baba bari mu nguti ariko ari nk'abagabo yego jewe namenye ko hari umugore w'intwari ubaho nza no kumenya ko hari abagabo b'ibigwari babaho yego nza no kumenya ko hari n'abagabo b'intwari babaho yego so mu magambo make turimo ibyiciro byinshi yego umbabarire nubona ntatinze kuri uyu mukobwa Jackie ibinandeba nta naho twanahurira kuko ntago aba mu by'idini oya ntibinandeba cyane mu by'ukuri uyu si umugabo wari ugiye gutera ivi ngo Steve asa si umugabo seriously yego uyu si umugabo wari ugiye gutera ivi ntekereza ko yari agiye guterera umugabo mugenzi we ivi Jackie ni umugabo kandi agira ukuntu abigenza kuko Jackie ni umugabo akaba n'umugore ni byombi sibyo ikindi kandi hari urugo ureba ibi ni nko gufata pampa umwana w'umuturanyi yakoresheje ukajya kuyitira yego pampa ntifurwa kotegisi ntibayifura yego ni ikintu ni urupapuro ukoresha ukarujyana habigenewe rukaba rurangiye yego biriya rero ni nko gufata pampa na kotegisi byakoze warangiza urashaka kubikoresha abantu bihanganire ikinyarwanda kiremereye nkoresha bisobanura iki uriya mugabo n'iki yaraje gutanga muri societe biriya si ibintu wakora ngo abatandukanye basubirane biriya si ibintu wakora ngo uwari washwanye na mugenzi we biyi kandi twe twungutse undi muryango I know please mujye mureba imiryango irahari ni muyishaka muzayibona twari tuwungutse I know bobo nanjye mbisubiremo umugabo wambaye amaherena sibyo ugiye guterera umugore wambaye amaherena ivi yego nibiki mwari mugiye kureba urugo rushya rumeze gute rwa Jackie na Steve wabonaga bishoboka se ntago nari mbi ko senze aho bahuriye none se uwo yarataye ari umugabo mugenzi we se bayanije Jackie ari umugabo yagiraga ndavuga uriya mugabo umugore yarasize yari umugabo mugenzi we oya ntago babanye yamuteye inda hanyuma se icyo yarasizemo hariya yaragiye kureba kwa Jackie niki asanga nyine nese urukundo ntirujya rushaka ntabwo rwari urukundo undi hari ibintu abantu bakora sibyo yego hari ibintu abantu bakora niba ari ukuyaza ubwonko bw'abantu niba ari kugira ngo abantu bavuge niba ko ari ugutanga content ntago mbizi uriya ni umugabo wari ugiye kwa Jackie ngo agiye kurongora ubu se ari Jackie n'uriya mugabo wagombaga kurongora undi nini nta mugabo agomba kurongora Jackie ntiyamurongoraga ubundi hanyuma ubu bariyeze umwari ari igikondo undi situzi yari na nimero ye twayibuze ubu se yaba akiri kuri ubu butaka ntabwo ziko musetsa kuko yabonye Jackie yavuze nawe arahindukira terega burya Jackie nawe afite uburwayi buteye ubwoba reka mbabwire ikintu ngiye kuvuga nubona ngiye kuvuga ikintu ukabona mbaye nk'utujemo aha nanjye mpita ntinyamo icyo kintu ujye ucyubaha
mu bantu twarenganyaga ribu ndimo. yego Hari ibintu bibiri nshaka kuvuga ku rwego rwa politiki. Kandi niba zababeshe politiki ntago ari ukuyiga. yego Ni ukureba, kugira ijisho rireba. yego Higeze kwaduka ikintu cyitwa abasekirite mu kimotari. yego None ukabona abamotari barataka. Ndarahira isumba byose mu bantu basenze isengesho rirengera abamotari ndimo. Ayo masengesho narayasenze. yego Icyo kivaho. None ukajya kubona ngo polisi ngo iraturenganya, numva abamotari baragowe, bararushye, barashize. Reka rero rimwe ntemberere Nyabugogo. Hariya mu marembo ya gare aho zinjirira, aho imodoka zinjirira. Nsanga baharunze moto. Ndahagarara. Vuga ariko ko nsengera abamotari ko bagowe, reka ndebe. None ukajya kubona ukabona bamubajije asiransi ntayo, bakamubaza perime ntayo, yamaye nkabo. Ubwo ntangira gukanguka. yego Ukabona plaque yarasibye kera, indi irihimye. None indi ukabona imibare irahinduye. Kuva uwo munsi ntabwo nongeye gusengera abamotari. yego Nahise mbona ko rimwe na rimwe polisi ibintu ikora yego ari ukuri. Rimwe rero tujye tubona imodoka ya ribu iteyemo. Kavuga tuti ribu yaje, muribuka yaduka ni imodoka yanyuraga muri quartier warekaga no kurya ukiruka cyane. Ariko rimwe ngewe ndicara navuga ntako se sabana ko atari groupe yavuye mu Burusiya, kari abanyarwanda, abanyarwanda bene wacu. Ubu ribaraza kumfata azane n'umusemuzi kugira ngo ibyo avuga mbyumve. Ndicara ndatuza. Mu byukuri rimwe na rimwe abanyarwanda muze kunyihanganira rwose. yego Narinzi ko ribu rimwe na rimwe ipfa gutoragura n'ibyibonye. Ariko uko ngenda wari uzi ko idashishoza. Uko ngenda ndeba ibintu akantu katumye nkuraho ribu urubanza. yego Ni ibintu ibi bibiri bitagira icya gatatu. Ni umunsi ngewe baje kumfata. Urumva? yego Baza kunshaka. Bazanywe n'abarokore dusengana. yego Abo mu nzu ya data. yego Nyamara hari kuvamo umwe akambwira ati nibisha Nyerero, niba ufite niyo wirukira iruka ko twaje. yego Urumva? Ibi nibyo niboneye n'amaso yanjye. Aba bahungu b'Imana bararengana. Kandi ibintu bambajije pe ndi kuhodikota hariya. ndakumva. Bambajije ibyo bambaza, ntawandiye urwara, ntawanciriye mu maso, hano wanyise ikigoryi. Bambajije ibyo bagomba kumbaza, banditse ibyo nivugiye n'akanwa kanjye. yego Urumva? yego Noneho umutima urambwira ngo uramenye ntukore ikosa ryo guhakana ibyo wavuze, kuko video zirahari. yego Bapureyingi ya mbere bati uyu ninde, uyu ninjye, baba zifite. urumva? yego Cyakora ndamushimira umugabo wambajije. Yarambwiye ati cyo mbonye kuri umukozi w'Imana. yego Ariko nubwo uri umukozi w'Imana reka nkugire inama. Nge nahawe uburenganzira bwo kuza kugufata. Ujye umenya ko ubuhanuzi n'amategeko bitandukanye cyane. ako ndakamenya cyane. ati ngaho rotega amaboko ngujyane aho ngomba kukuraza, bindi nahejo. yo Cyakora sinkubeshye, nari niriwe mu masengesho 12 kwa Masasu. yego Ikintu cyangoye ni ibintu bibiri. No mpamvu y'umuntu ngo njyewe kuko mfunga se bimbwiye ntabyo uzi byihorere. ko ntategereze imbwiye. Ikintu cya mbere cyambabaje na n'uyu munsi ntazibagirwa. yego Ni ugushaka kujya kwihagarika singeyo. yo Kurinda ubwo nafashe amavuta ya vaseline nyavanamo ndayajugunya, akaba ariko njya nihagarikamo ndenza mu idirisha mena hanze. Iki kintu ntago niyo wazana
rero iyo mbwiye ngo ipingu karagakombe karagacupa kampora mu maso urumva noneho abantu bibuke ko hari n'ibijerekani byabagamo mbere ubu nta bikibamo no kurindira isaha iki kintu cyarambabaje. Icya kabiri ni umutwe wandiye nibaza icyo nzize nta kibuze. So rero hari ikintu ribu yakoze murangira Imana imuhe umugisha. Yego. Aka kantu ko kuza kubanza kwiyegisikiza bati nyabuna runaka wowe runaka turakureba, bakakwihorera bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu, ni ukuri bakoze icyo bagombaga gukora. Yego. Sibyo? Ndakumva cyane. Tujye tubwizanya ukuri. Ndimo ndakumva ko aha bakoze icyo bagomba gukora. Yego. Uko ni ukuri kuzuye. Yego. Sibyo? Rero hari umugore utererwa ivi, iryo vi nyine ugategereza iherezo ryaryo. Hari n'umugabo utera ivi, iryo vi naryo ugategereza iherezo ryaryo. Ubundi mwa bantu ibi bintu mwadukanye by'imico y'abazungu gukunda ndabyemera. Niba rero utangiye urushako cyangwa urugendo rw'urugo uterera umugore amavi, muhata amavi rero horupfukamye kuko nicyo watangije. Mpamvu ntazabikora. Mukobwa naterera ivi niba wanabitekereza. Mukobwa wabyumvise? Reka naryo nabivuze mbere. Reka sinigera neri. Ubundi umugore ushaka kuzabyaza se ntiwayimwambika uhagaze aho kugira ngo ngewe nguterere ivi rya propose nakwambika impeta ya mariage ngupfukamiye basi muri mu rusengero afazari cyangwa muri mu murenge kayimwambikiramo. Ariko kumbwira ngo nge nawe gutya ngo ndaje, ubundi nkubaza ikibazo unsubiza. Umugore ushaka ko azaba nyina w'abana bawe, yego, akazaba umukazana wa nyoko bukwe, akazaba umukazana wa so, akazaba umugore w'igikundiro kuri wowe, yego, fukamira nkanda. Ubundi agaciro okay, buri muco n'agahugu kawo se. Iyi nundi muco wadutse mu Rwanda. Uganda umugore ni upfukamira umugabo. Noneho mu Rwanda se tubyite ko abagabo ari mwe mwadukanye kujya mupfukamira abagore. None ubwo nitwe turi kubiteza kutwita imbwa. None se ubwo Jackie nta kikoza afite. Oya ntabwo nshaka kubikomantinga ibya Jackie birisobanuye. Uri kuvuga muri rusange. Yes, ahubwo hari ibintu bibiri. Niba ukunda umugore wawe, sibyo? Yego. Muhibye umugomba, hari ibyo akugomba, hari ibyo ari kugusaba, hari ibyo akeneye. Yego. Ariko ibintu by'amavi numva bitari ngombwa mu nkundo pe. Hari wambwiye ngo utamporoposhe ngutere nawe nganire nkubwiza ukuru w'abasindi mwene nzaca hayo wosinge erekera. Iwacu ntago izo karande zihaba. Yego. So gupfukamira abagore. Icyo akora nakubaha mugore wamwubaha, ntegetswe kugukunda pe. Biri mu nshingano zanjye, ni nako Imana yandemye. Imana yandemanye gukunda umugore. Yego. Sibyo? Mwubahiriza inshingano zindeba nk'umuntu w'umugabo. Ariko ntago Imana yandemanye kugupfukamira. Yego. Rwose uwo ninjye basi. Naganzwa mu bundi buryo, wanuka ngaceceka, urugo rwadukubita nkagira ibyo mpisha nkabikavaringa. Yego. Hakumbwira noneho neye ivi nzanye na kamera. Uratumiye. Ndatumiye. Yego. Uzi ivi naterera umugore? Ndikubwira. Umugore wambyariye umpekeye. Yego. Wemeye kujishura isutiye ye, akavana mu ibere rye akanyonyereza umwana. Turi kugendana nawe ubwawe uzi. Hanyuma nkaba mbizi neza ko uyu mugore na murongo yari isugi. Ivi naritera. Ivi naritera pe. Icyo naba ndimutereye ni agaciro yihesheje n'akumwana wanjye n'urugamba yarwanye rw'ubusiri bateye. Ubwo si we waba uhaye agaciro rero. Oya no, hari ibintu unbanza unyumve rega njye ntago mvuga ibyawe njye mvuga ibyanjye. Sorry. Urumva? Umukobwa ndongoye ngasanga ni isugi,
ku myaka ye 25 kuzamuka. Yego. Urumva neza? Afite intambara aba yararwanye. Waretse tugahera muri 25 kugiye kure. Bivuze gutyo biterwa n'imyaka zuwo nakenera. Urumva neza? Yego. Banzu nyumve. Namuterera ivi ry'icyubahiro n'ikuzo ry'intambara yarwanye y'ubusiribateri. Akumbwira ngo uri umufemeri wabaye mu mihanda, Mushinwa arakuzi, kanze guhera arakuzi, muritura muraziranye, se byatsi muraziranye, narangiza ngewe nkaza hirya yabo bagabo bose bakunyuzemo ngo ngiye gutera igitwa ngo iki. Ni igikombe se nguhaye cy'ibyo warinze barakubera. Ukumushimira ko yagukunda. Zaperereze. Umugore napfukamira nuwona koshereje twarabanye. Nabwo mu nzi wanjye nkamubwira ni rwose irivi ubona mfukamishije. Byo kugusaba imbabazi kwikosa runaka. Aho kubwira ngo ngutere ivi kuko ngukunda. Hanyuma si ikimenyetso cy'urukundo urukundo nagukunda. Ruruta kugukura iwanyu ku Gikongoro. Ruruta kugukura muri ghetto. Ruruta kugutoranya muri miliyoni 7. Yego. Sibyo? Yego. Z'abagore nkagukuramo rumwe. Yego. Ukeneye uruhe rukundo bundi. Nkagusaba nkagukwa nkajya kukwizirikaho mu mategeko. So na nyoko bakakumpa imiryango ikavuza impundu, abanzi bakavuza induru. Urukundo ushaka ngukunda n'uru. Izina ry'Imana ntago nagupfukamira. Rero niba uterese umukobwa ugatangiza amavi muri fiançailles. Yego. Ukanabishira public. Yego. Ngewe nagutegeka ko buri kwezi uzajya unterera ivi. None wabyanga ngewe. Nemero no kujya kwaka divorce. Wamenyereje kunterera amavi tera ivi. Jamaye. Niko gahunda ziba. Oya se kandi. None niba umenyereje umugabo kumukuramo inkweto. Yego. Nyuma ukabikupa ashaka yemerewe kuguta mu gatandukana. Reka tujye dutangirana n'inki yakiri kare. Rero niba umenyereje umugore buruko atashye kumuhobera ukamusoma mu gihe ubihagaritse yemerewe kujya kwaka divorce. Nibishaka araruciye. None se si ibyo wamumenyereje? Bese ibyo wamenyereje umuntu bari by'uhora umuntu. None si byo. Nice kigeragezo kibi mu rushako se nko kwicishije uwo mubana inzara. Uziko kugira ngo unyicishe inzara ngewe ndi umugore. Wajya unca inyuma ariko ukangaburira. Se n'umugabo udahaha we. None se ari amasongi koko yaragiye kubaka atabeshyanye. Ariko yarabyivugiye ati turi amabandi twese. Bakimutera ivi yakoze nterinimo ari kwa Gasuko. Badeze we na Steve Mara tirega ngende umurara. Nawe ni umurara. Ubwo tuzabanaho kirara. Content bashakaga rero. Kimwe iranye kumwe irangiye imukojejemo. Nibaze rero guhamagara Jacket mfite senkani zanjye akazisubiza inyuma ngo yazanye za magabo. Ko birangiye content yo yigumira kure yari yimereye. Oya erega ni igihe cy'umuntu kiba kizagera. Ese murangira hari icyo atakoze? Nane se buriya koko saba yiziza. Oya ribu hari ikintu itakoze. Ntacyo pe. Ntacyo. Mu minsi ishize abantu bararirimbye bati nibishaka Theogene ari mu maboko ataraye mucunge murebe. Ngewe reka nkubwize ukuri. Ntago ngewe banyiyama uretse ko ntategereje ko bananyiyama. Ubundi ni gute umuvugizi wa RIB? Sibyo? Ndakumva. Ku rwego rw'igihugu. Arinde ubwo yihagurukira. Akaza gahamagara itangaza makuru, akicara kuri kamera. Sibyo? Yego. Ati nyabuna. Cyakora hari akantu yavuze. Agati n'abagutunga mikoro bameze nkawe bisabirasabirana. Ubundi zarangiye twiyanangirije ariko ntago ibintu mwakoze ari sawa kazi. Je nago ndimo. Ahubwo nige natunguwe. Wenda rwose muyobozi Dr. Murangira ari wenda ari impamvu abivuze mu macano yavuze za Gasaro avuga n'abandi avuga na Big Town inkorera ariko ndibaza kuri Big Town ntagira press conference nigeze nya prodi. Dore ikibazo mufite nk'abanyamakuru nkibabwire nanjye nunge mu rya Murangira. Murahurura kandi mu guhurura kwanyu muhurura mudashishoje ibyo mugiye gukora. Ahubwo ngewe nisabire Dr. Murangira. Ngaho se kandi. Yego. Ntibazongere gufunga umutumirwa ngo bareke nyiri kamera.
bajya bafunga uwakoze inkuru bafunga n'uwayeditinze. Iki gihano ndakibasabiye mu izina rya Yesu. turashira. Niko gahunda zimeze. None se reka nkubaze Bobo, urampamagaye uti Theogene mpinkuru, sibyo? Nk'umunyamakuru uzi ibyo wateguye uri bumbaze. Yego. Ariko njyewe ntago nigeze ntegura ibyo uri bumbaze. Yego. Ikindi ufite experience mu itangazamakuru, sibyo? Genda inyamuza vuba unteze imitego. Ni gute ribiri ijya kumanika? Sorry, ntago ari ukumanika. Ni gute ribu iri bujye kumfunga ikajya kuguhana, ikajya kumpana, igasiga umunyamakuru twakoranye? Niba ribu ishaka ko iki kibuga kiryoha kikaba kimeze neza, bajye bafunga umuhosta bafunge n'umutumirwa. Rero YouTube turayivamo. Ibi bintu nubikatinge ni editing ngo bikuremo. Nanjye ubu butumwa ndi kumwe na ribu 100%. Mukunda guhurura mutazi icyo muhururiye. Abanyamakuru mukunda byashije. Harimo no wahanuriye ngambyemera neza ari we Gasaro, nawe twabonye agira bamwihanangirije. Ni wese ni igiki? So rero ndanigendera ndumva nanjye no nibisha turagushimiye. Basi se abantu bawe bazi no gukanda akanyenyeri bafite yereko. Ngaho gira icyo uvuga se. Ni 8301002 mukande jewe nawe nzabwira ngo irambwiye ngo ni mu amafaranga. Bakande wirire. Okay, ngicyo nyene n'ukwirira nkiberaho ibindi 07 kandi muhite mubikora. Imana ibaho umugisha bakibikora. Bakibikora Imana ibaho umugisha. 0783010002 iyo nimero iba no muri mobile money. Urebe ko nge nzagirana nawe ikibazo. Sawa sawa. Ariko ni nsonza ntago neneka nge akira ibyaho.